tuvugishije ukuri ibikombe bya papa Marike ndamubwira ko byagiye. Ese base bareka nkitaya kugira ngo duti aze kumbwira nabi. Utahujya hehe? Ngiye guhamagara papa Marike mubwira ahantu ibintu byagiye. Mubwire n'ukuntu byagenze. Mubwire naho byagiye. Babara no mama no muhamagara. Hello guys, muraho mumeze neza? Nari mbakumbuye. So hiriwe izuba ryinshi n'ubu ntabwo rirarangira, nizere ko meze neza hose muherereye, abatameze neza Nyagasani abagenderere. So rero ngiye kubatamo planka y'umuriro. Njyewe ntabwo nari marina nagiye mu mujyi, ariko nari natumye umukozi wanjye Nyabugogo kujya kugura imbuto. Ubu rero nibwo nyiva mu mujyi, ngiye kwinjira mu nzu, manura amateleviziyo, manura ibikombe bya papa Marike bamuhenze, ibintu byose mbimanure. Hanyuma wagiye kuza, harabura nk'iminota nk'itanu ngo ngire, wagiye kuza mufungurire, mutonganye bya hatari, mubaza ahantu ibintu yabijyanye, ahantu nyine ibintu byagiye, mbese nyine nanabimushinja ibintu byinshi, mubwire nabi nyine ndebe ukuntu ari bwiyakire. Nkurikira. Bana we, mbega planka umuriro, ufunguzo sinabishyizemo. Mbanze ncana amatara kugira ngo hase nk'ahabona. Kamfungeho. Sasa rero ubu ngiye kumanura bino bikombe byose, bino televiziyo nyijyane, amabafure yose kubyarika. Planka. Kubira bishyira, kaba mbifashije muri kino cyumba. Kora televiziyo ahubwo. Harabura televiziyo ndagishobora. Za iterure biroroshye. Namba. Yego. Uswari ikindi n'isaha. Ibise ninde umuntu umujura yibye bira bikombe na televiziyo yabitwaye. Amabafure yerekanye inkoresho. Ihorere. Sigaye n'iki? Yicara muhamagara mu gitabo cyose. Wazanageze. Ngiye kumuhamagara. Karame.
Etsiye bite? Ni byiza mabuja. None se uri he ko nakubona ko watinze? Naje ndi hafi ngeze hano ku muhanda ndi kumanuka mu kano kayira ngiye kugera ku gipangu. Sawa banguka harakinguye. Yego. Mbese sinzi mu busanzwe n'umwana mwiza ntazi kuvuga ndashaka nyine kureba umujinya we nyine ukuntu nyine ndashaka kureba bwa rimwe avuze nabi ukuntu yaba ameze. Ibaze nyine nawe urinjiye wasize inzu uyifunze wasize ibintu biri mu nzu umuntu akaza gushinja ngo ibi n'ibi byagiye hehe ubura icyo kuvuga. Iyo uri umuntu ugira umujinya uravuga ukavuga nabi mwana we mfite amatsiko yo kureba ukuntu agiye kuvuga. Mfite amatsiko ako kera waza kuyimukorera akaza gutaha asanga ibikombe bye byose nkamubeshya yuko babyibye nawe uyimukorera siko kantu ndi buze gukora ndaza kumukora nawe iyo prank. Araza gutaha asanga ibikombe nabimanuye kandi n'iki kintu ndakunda. oya muri salo kuba abona hameze kono byonyine bino biraje ukuntu akunda gufotora ibikombe ndaza kumukanga asange nabimanuye bose cyane. Okay. Etienne, banguka. Neza mabuja. Umeze neza. Hanyuma si ibiki? Ibi ngibi. Hoya tuvugishije ukuri wambwira nose wagiye usiga inzu idafunze. Konzi ko nafunze se. Ntabwo wafunze. Usubona naje. Yewe naje ngasanga inzu irangaye. Konzi ko nafunze mabuja. Etsiye televiziyo n'ibikombe bya Papa Mariki biri he? None se waje usanga naje nsanga ahantu harafunguye. Haba kuri gate harafunguye. Haba naha ngaho ku muryango wo kuri salo wari ufunguye. So byagenze tukunze ko nasize phone. N'urufunguzo nari ndufite mu mufuka. Uransobanurira ahantu bino bintu byagiye. Uransobanurira ahantu bino bintu byagiye tsiye. Mbwira. None se kwibaza none byagiye ko ngenzi ko nasize nafunze. Etse ibi bintu televiziyo yagiye hehe? Nayisize ngiye. Cyangwa wabyibishije tse? Oya ntabwo nabi. Hoya wambwira ko televiziyo yagiye. Nayisize. Banze ujye kureba umuntu ufunguye kuri gate ubone kuza umbwira ubusa. Umugore uzi kuvuga nabi we. Baragukubita. Ndabona ntago ari kuza. Kamushyiraho ka. Etienne! Banguka! Uzi nsobanurire bino bintu ahantu byagiye. Nta soni. Murive? Don't run. Mumbabarire kwima. Ajya bamuhamagara ko turamuntu. Muri fe? Ngo? Ko fera kuvuga. Etienne! Ubu ngubu ugiye kurakara. Nakara uri kumushyikira. Niba ngo nahaguruke. Ako Shakira ndabimukora. Umva Kira ndabimukora. Noneho nazira nkweto zose njyana ku kazi nazo ndaza kuzihisha.
sobanurira televiziyo yagiye ese nimba uzi ko wabyibye mbwiza ukuri ntabwo ndi buguteze amari ese mabuje ubu nabona nabyibye ngiye nkaba ntagiye koko nese byagiye he byagiye noneho n'ikimenyimenyi ikigaragara ko ariwe wabyibye bafure ziracyahari ubu se umuntu watwara televiziyo yasiga bafure agasiga na telekomande nanjye biri kunyobera mwese ubu ngubu umuntu yavuga ko byagiye ko ari ikibazo cyakoze reka nkubwire itsinda mwana nabona uri umwana mwiza witonda ariko ntabwo neza uri umwana mubi gutya bene kano kagenda ni ukuri ntabwo mbizi nanjye gutya biranunguye kuko nabisize sigana nafunze n'usi wari umuntu mbwiza ukuri etse mbwiza ukuri pe mbwiza ukuri nta kintu bigutwaye ni ukuri k'Imana mubuje ntabwo nzi ahantu byagiye nuko etse hari ikintu najya ngukorera hari ikintu najya nguha ni ukuri nta kintu wigize none televiziyo yagiye hehe tuvugishije ukuri yagiye none se nagiye kugura imbuto Nyabugogo nk'ukora wa bintu ni ukuri nta nubwo nigize ngenda ngo ntinde kuko nahise mpamagara wa mama ujye utuzanira imbuto ndamubwira ati sange wazineguriye mpite nishyura mpite ngaruka ubwo rero ndagiye mpita nishyura mpita ngaruka ntabwo nigize ninda nase ubu byarabigiye ase ubwo ibyo biri kumbwira ukumva ndi bubyumve ko mu by'ukuri tuvugishije ukuri nyine gute umuntu yakiba televiziyo noneho ibikombe bya papa Marike uramusobanurira mu ki ndapfuye mana yanjye mana n'udadaranyica tuvugishije ukuri ibikombe bya papa Marike ndamubwira ko byagiye ese base wareka nkitaya ukugira aho kugira mu duti aze kumbwira nabi utahujya hehe ngiye guhamagara papa Marike mubwire ahantu ibintu byagiye mubwire n'ukuntu byagenze mubwire naho byagiye babara n'umuhamagare ndaje nsanga inzu irera haba kuri gate harafunguye haba hano kuri salo hari hafunguye no mu gikari ntabwo ngeze ufungaye nuse ubu ngubu ko natinze aba yari umuntu wabyibye ubu wakwirukanka nkajya kureba ko wenda namushikiye cyangwa amufata ari gushakisha nkareba n'imyenda nasize mfuriye papa Marike nayihari nayo bayitwaye n'imyenda nayo bayitwaye etsiye mbwira ahantu bino byagiye cyangwa amamagare mu mudugudu abikubaza si bafunzwe ntazi ukuntu byagenze televiziyo ingana kuriya wambwira ko yagiye nukuri pe ntabujana nukuri nta mbuze icyo gusubiza cyakoze uri umwana mubi tsiye ntabwo nahise uri umwana mubi bene kano kagenda nose nukuri mumbabarire bitekerezaho kabiri narahamagara etsiye nukuri mumbabarire ntabwo nzi ukuntu byagenze ariko se mumbabarire hano urabona mumbabarire hano iri buze gukora ubu umuntu yatwara televiziyo agasiga imigozi simbizi nose ngiye nabisize hano ndagenda njya kugura imbuto sigana nafunze sinzi uburyo byagenze ngo nese nyine urambwira ko byagiye tuvugishije ukuri byagiye ko ari we nasize aha ngaha ku rugo hari undi nagusiganye nawe nese usigaye ugeraga kumukazana abantu hano mu rugo bisigaye bigenda gute amabujura urabizi ko nta gakungu ngengera hanyuma byagenze gute televiziyo yagiye etse ntunjagaraze mbabarira umbwira ahantu televiziyo yagiye si ubwa mbere nkubwiye nabi rero umbwiza ukuri ahantu televiziyo yagiye wayigurishije wari ufite ikibazo cy'amafaranga se byaguhendekeye gute nta kibazo cy'amafaranga mfite kandi ejo muri dadi yaramembye nta kibazo mfite cy'amafaranga none se hari umuntu ugeze uzana kugusura si ibyo cya Karori cyamamagaye gishaka kuza kuwusura nkamubwira ko ngiye kujya Nyabugogo ntabwo nahise muhakanira ndamubwira ati yere kuza kuko nari ngiye kugenda koko etse usenga ku cyumweru buri munsi ariko ni ku cyumweru ni kwa gatandatu buri kwa gatatu nujya gusenga nese ko ukiri kumbeshya none se ko biri kugaragara ko wabyibishije birimo biragaragara ko ari we wabitwaye ana yanjye bari rwose uyu munsi iki gikombe cy'ingenzi
kuko ntabwo nzi ahantu iyi televiziyo yaba yagiye nose mbuze icyo nisobanura mana byose mu ijuru uri kubireba urabizi neza ko iyi televiziyo ntabwo nayiba kandi ntabwo niba urabizi wikigira umwana mwiza tsiye wikigira umwana mwiza njye ndimo ndakubaza nimba byibuze nimba wanayigurishije basi ibikombe byo wabishyize he wabigurishije he basi mbese nta nubwo nzi ahantu bagurira ibikombe sinzi ahantu biva ndetse wambabariye ko ukambwiza ukuri wambabariye ndagusabye mbabarira umbwiza ukuri mbwiza ukuri ahantu wagiye kubigurishiriza tugende basi nimba utigeze uba nabigurishije hakiri kare ni ukuri ntabwo nabigurishije ndagukorera iki ndagukorera iki tse ubu igihe tumaranye uragira ngo muhamagarire abashinzwe umutekano ntabwo biri ngombwa n'ukuri none se uragira ngo mbigenze mbi utari kumbwiza ukuri basi mureke njye kureba ko ndababona ndabafata niba babijyanye simbizi ubwo ndebe ko nababona benda nkabigarura ninde wakubonye usohoka hano ntabwo mbizi ko nasohotse nirukanka ntabwo nigize wasohotse wirukanka se wasohotse wirukanswa n'iki ko wagiye kare imirimo wari wayirangije ko wagiye kare wasohotse wirukanswa n'iki kubera ko hari ni abantu bari barano ku gipangu se byibuze oya uretse bariya bari kubaka hariya hirya ariko nta muntu ibaze ko wasohotse ku gipangu nta n'abantu bahari ubwo se nyine urumva atari wabigurishije oya nabigurisha gute uretse Nyabugogo nzi ahantu bagurira imbuto n'ahandi hantu nzi mu mujyi wa Kigali ngiye niho hantu nzi honyine ese ubu nabona bigurishirije yego none tukora iki mumbabarire nose ntabwo nzi ahantu hanyuma mubabarire ibikombe by'abandi dadi we ibikombe by'abandi nibe na televiziyo hanyuma ibikombe bya Papa Mariki nta nubwo n'amafaranga nkorera ntabwo ese wambwisha ukuri ni ukuri ntabwo mbizi mawuja basi mumbabarire basi nzabyishyura ukuntu uri gutuma nsakoza nakubwiye basi nimba wanabigurishije mbwiza uko mbwati mawuja basi nayo ifite utubazo tw'amafaranga aya n'aya biba ngombwa yuko mbigenza ukuntu ndabyumva ese gute umuntu yatwara televiziyo agasiga amafaranga ye hano mabuje reka mubwize ukuri n'amafaranga dadi yamuhaye ejo bundi n'ubu aracyari kuri telefone nta kintu nigeze nyakoresha nose ubu nagugurisha televiziyo none amafaranga se yaba agiye kuyamaza iki nta kibazo mfite ntabwo ndwaye nta nubwo nabuze umwenda wo kwambara buri kimwe cyose ndagifite nose ubu televiziyo n'ibikombe by'abandi byagiye he byagiye ni ukuri mabuje basi ni ukuri pe mumbabarire ntabwo nzi ahantu ntabwo ibintu byo kumfukamira ntabwo biri buze gukora hano ngiye guhamagara Papa Mariki hanyuma mbimumenyeshe ubwo niwe uzi ibintu ari muri buze kumvikana basi nuko basi mureke basaze kuza nimugoroba utamuhamagaye ngatakaze aze hano nubwo mbabarire nukuri mumbabarire nukuri mabuje nukuri hangana mbabarire guhamagara Kira ndapfuye none ushobora urushyi rwatashaka simbuza akazi aho usuye kujya kugura imbuto mbireka n'ubwo uri kumwe kandi ngiye kumuhamagara ngiye kubireka none ndebera shambuza akazi narenzi ko nzagura ihene mu cyumweru gitaha nari ngurunda ihene wari buzaguye muri aya mafaranga ayo wagurishijemo televiziyo we ntabwo aribyo mvuze mabuje nuko ntabwo aribyo mvuze ngiye nari mvuze kwaraye bamembye vuba ukwezi gutaha nari kuzaguramo agahene wenda mu gihe kizaza kakaba kambyariye tukaba tubiri noneho ubundi nanjye nkiteza imbere ntabwo nagurisha televiziyo n'ukuri ibikombe by'abandi shaka Papa Mariki ngiye kumuhamagara mbimubwire n'ukuri basi mbabarira n'ukuri mbabarira mbere yuko muhamagara bitekerezaho kabiri
ngo basireka ajye kubashaka abo bantu babitwaye nabwo ntabwo nzi ahantu byaba byagiye. Ndapfuye nta nirigenje sha. Alo sheri, uzi ibintu byabaye? Uzi yuko Etienne yagiye ko Nyabugogo nyine mutumira kumva ntashye nsanga televiziyo nayirimo nsanga n'ibikombe nabirimo nayimubwiye. Ubwo rero nataha ugushaka ibisobanuro ubisobanura kuko njye ntako nakugize. Basi wasezereye nkigenda kujya no kuko Imana dadi Imana ibikombe by'abandi hari n'icyo bamaye ejo bundi. None se biri hehe? Nzanira amazi no kwanza. Umuntu aba yabasize ku rugo mukigira mu byanyu usigaye ugira ngo akunga Etienne. Nukuri nagakungugira amabaja. Aha. Kandi ko bigaragaye ngo nagakungugira kandi bigaragaye. Sobanurira na n'ubu ntabwo ashaka kumbwira ko televiziyo yagiye. Baguhaye angahe Etienne? Nukuri ntayo. Nukuri nta mafaranga bamaye. Baguhaye angahe? Ntari igihe umbwira ngo ufite ikibazo cy'amafaranga nkayaguha. Nukuri uraya mape. None nta nagushira. Nta n'ikintu nakuburanye. None televiziyo yagiye he? Ibyo simfite uko nabisobanura nukuri. Tsinda kubonye n'umbonye. Basi mumbabarire. Bibye nakumena yahaye amazi. Urakoze. Etienne garukana. Guragiye nta n'isoni. Zero mbwira ngende. Etienne televiziyo yagiye. Nukuri ntabwo mpazi mabuja. Sindi kuguhereza amahirwe. Basi ndagira ngo numve yuko byibuze wanayigurishije papa Marike naza akagutunganya nijoro muvuganire. Nukuri nabona agurisha televiziyo ya boss. Genda. Urakoze. Etienne Planka. Nese ntabwo uri kubona tifa karimo hariya mu irido. Ntabwo uri kubona. Waje muri n'undi n'ukuri. Nose ibihe basi. Ninde? Basi mumbwira ahantu kugira ngo. Bibi yomba bazije sorry. Reba mo hariya. Usumvaga ari ibyo ibintu ndi kugushinja wumvaga ari ibyo. None se giye na Oba turi gukora prank umuntu hano. Sorry sindiyo. Nese se wumvaga ko kari ibyo? Wumvaga nakubeshyira ngo ibikombe byagiye, televiziyo yagiye. kambaze mbere bahu. Kandi wasize ufunze. Kambaze mbere. Wow. Mana we. Umuntu arimbuza umuntu ndi kuvuga Wari gutekereza iki? Dore kamera ngiriya.
ubu nari ngiye guhita afata imyenda yanjye bakubwira ati ngenda agiye dada akaza kuza agasanga nahari asubira ati vuba ubwo yuza kubimbwira ko ntabwo ugeze kumva yitsamura kuko ugeze kwitsamura nukuri umutima uri kundya umutima urandiye basi sorry gira icyo ubwira abafana banjye hariya hagarara hano ugire ikintu babwira akwegeye ngwino muhagarara y'ibintu babyibiye uri kumva umusatsi urumuyeho ngo abanze yambare ingofero guys nayabonye mundera amabuye ndabasubiza abantu banjye ubabwire uko bagomba gufata abakozi babana nabo mu nzu ukuntu bagomba kwitwararika ibintu nk'ibyo baje kubasuhuza mwese imana y'amahoro ibaho umugisha kandi beza rwose guys rero ubu ngubu isaha ndumva nta bintu byinshi tutajya kuvuga kuko ndumva umutima wanjye utari wajya mu gitereko urumva umutima uri kudunda ndumva uri kudundira mu birere ukagera mu mano no mu musatsi ndumva rwose gusa Imana ishimwe kuba batabyibye kuko numvaga rwose umutima wanjye uremerewe mfite ikibazo nyine nibazaga uburyo boss araza nkamubwira ko ibikombe bye byagiye televiziyo bayitwaye numvaga muri make nari nabuze icyo naza gusobanura numvaga wenda icyaba cyiza ariko nagenda wenda akaza kumubwira kuri telefone nkamubwira ko byagenze ko nagiye Nyabugogo guhaha imbuto nahagera ngasanga babyibye numvaga ariko ndibuze kumubwira ariko nkabivuga tutarebana kuko kubivuga turebanaho ntabwo naribuze kubishobora ni ukuri ngagira ikintu bwira abamabuja bafata n'abakozi amabuja bacu ndabashoje kandi bagira inama y'uburyo mwafata abakozi gufata abakozi neza ni byiza cyane bituma natwe twiyumva nk'abana mu rugo kandi iyo umukozi burya akwisanzuraho ntabwo yatinya kugira icyo akubwira birafasha cyane bigatuma tubaho neza mabaje abanyamfata neza nta na kimwe nigeze muburana muri ubwo buryo ndabishimira. Hello guys, so ubwo nyine nari mbakumbuye ashaka kubatamo akavideo nubwo ari ako bosezi ni inyigisho ariko kutabwira nimugoroba rero ndaza gukorera ino prank kiramani ariko none aranira njugunye hejuru y'amabati araza kuza asanga ibintu bikombe byose biba biri hano hejuru ntabihari. Ciao ciao.